Uyu munsi noneho tugiye kurebana agafilme k'umwaka ndabizi muragakunda cyane kurusha n'izindi zose twabanyemo. Wowe utarakora subscribe banza ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana muri filme zacu z'ubutaha. Dutangiranye n'igihungu cyitwa Felix cyari kimwe kirareba umwana w'umukobwa witwa Kati cyarangiza kikarabya indimi. Ako kanya nta kindi cyabaye cyaramwegereye umwana warimo kwikorera amasuku kirangije gitangira kumukoraho kishaka kumuterura. Umwana yaragikubise arangije amubwira ati mvaho, arangije gata ariko ubundi ibi bintu urimo gukora mukuru wanjye Oma arabizi ko urimo kubikora. Ariko umwana Kati arimo kumubwira arangije aramugata ariko urabizi ngewe ndaza kukurega kuri mukuru wanjye mubwire yuko adakwiriye gukundana n'umuntu umeze nkawe. Arangije aramugati ahubwo reka ngende njye kubwira Oma ukuntu urimo kwitwara. Akigera hano yaje mu iduka rya Oma mukuru wa Kati arangije aramugati Oma sheri ese wabuzi noneho ibibaye. Undi aramubaza ati ni ibiki? Ati uzi murumuna wawe Kati ibintu akoze, uzi ko abanyishinzaho ari kuntereta ngo dukundane, nawe urabyumva nyine ibintu byinshi. Oma nta kindi kintu cyabaye yahise afata telefone arangije ahamagara Kati aramubwira ati Kati none ahangaha iminota itarenze 10 nkubone hano kwiduka ndagushaka. Akimara kumuhamagara koko Kati yahise aza yihuta aramubaza ati bite bimeze gute? Arabanza aramuzengurutsa ngo arebe ko nta kibazo afite. Arangije aramubwira ati ngaho hagarara hano ku ruhande, mbere na mbere hari ikintu cyabaye hagati yawe na Felix. Undi aramubwira ati hoya ntacyo. Ati mubaze neza uno mukobwa rega ntago ari umwizerwa. Arangije aramubwira ati none se nta kintu yigeze kugira? Ati hoya. Ati noneho jya ku ruhande. Arangije aramubaza ati Felix ni gute utinyuka kubeshyera murumuna wanjye? Nta soni, va hano vuba ugende wikomeza kubeshyera murumuna wanjye, ndamuzi ntago ibyo bintu yabikora. Arangije nuko Felix bamusezeranye nuko nyine n'urukundo rwabo rwarangiye. Bongera kutwereka indi famiye hano yari irimo iraganira. N'umusaza yari arimo kubwira umusore we ati se mwana wanjye kubera iki udashaka? Ubu koko ntago ubona yuko nkeneye kukubona nawe ufite umuryango? Ndavuze ngo ntuzarenze amezi 6 ari imbere utarashaka. Uno mugabo cyangwa se uno musore bamwita Jude. Arangije yarari kumwe na mushiki we Sinde. Arangije Sinde ahita amubwira ati bro ngwino tugende dukomeze iyo twari tugiye, mu rwego rwo kugira ngo amuhunze papa we wari utangiye kumubwira ibyo gukora mariage. Bageze hano mu modoka Sindi yatangiye kumubwira ati ese wabuzi impamvu papa aba arimo kukubwira kuriya? Ati hoya, papa afite uburwayi bukomeye cyane nawe urabizi. Rero muganga ejo bundi yamubwiye yuko nta gihe kinini asigaje hano ku isi, ubanza ariyo mpamvu barimo kukubwira ngo ushake cyangwa se nawe ugire famiye. Umusore agiye gukingura urugi ngo asubire no mu nzu basi ngaganire na papa we kuko yari yumvishije bimubabaje cyane. Sindi yahise amubwira ati oya ibyo wibyitaho wowe ngwino ahubwo tugende, ahubwo kubera ukuntu uri gutekereza mpereza urufunguzo rw'imodoka aba ari njye utwara. Nuko nguko bagiye bari kuganira barakwereka Sindi ndetse na Jude musaza we baje hano, baje muri heduka sasa, baje muri rya duka rya Oma ndetse na Kate. Bamaje kugera hano baratangiye baraganira ati rero reka tujye gushaka imyenda. Urabona Sinde ndetse na Kate bahise bagenda ajya kumwereka imyenda kubera ko ari we wari uje gushaka imyenda yo kwambara cyangwa se aje gushopinga. Naho abandi nabo Oma ndetse na Jude bagumye hano bakomeza kuganira. Uko barimo kuganira bakajya bavuga ati ese witwa nde? Undi aramubwira ati nitwa Oma, undi nawe ati nanjye nitwa Jude. Bakomeje urugendo rwabo baritahira bamaje gushopinga. Gusa uko bagenda baganira Jude akajya agenda abwira Sinde ati uriya mukobwa namukunze, sinjye we uri burote nsubiyeyo. Ako kanya nko mu minota nko guhumbya ahubwo Jude yahise agaruka. Ageze hano yasanze Oma aramubaza ati se hari ikintu mwibagiwe? Undi aramubwira ati hoya nta kintu twigeze twibagirirwa hano, ati ahubwo narinje hano kugira ngo nkubaze izina ryawe. Njyewe nitwa Jude, nishimiye kumenyana nawe byimbitse. Ako kanya akirimo kuganira na Oma Kate nawe hisaza arangije amazi atese nyakubaho hari ikintu mwamwibagiriwe hano mu byo mwaguze? Undi aramubwira ati hoya nari ndimo ndaganira na mukuru wawe hano bisanzwe nta kintu nibagiwe pe. Ako kanya umwana nawe akimara kubyumva yumvishije ko harimo akana arangije agira ibiki aba yigendeye. Bongera kutwereka hano Jude yarasabye Oma yuko bajya gusangira ibya saa sita. Barakwereka bari bicaye hano
kubera yuko Oma nawe ntabwo yigeze abyanga nk'umusore nyine wari urimo kumwegera, kandi uwo bari gukundana nawe byasaga nk'aho batandukanye. Bakomeje baraganira hano amubaza umuntu yumva yakundana nawe uko yaba ameze, barakwereka uko iminsi yagiye itambuka, bahisemo kujya no gusangira. Ndetse hano Oma yari arimo kuganira na murumuna we Kati, aramubwira ati uyu munsi noneho ngiye gusohokana n'umusore nawe urabibona ko ashobora kuba ari kuntereta. Hano ku rundi ruhande narwo Sinde ndetse na musaza we Jude barimo baraganira, aramubwira ati se urabona nambaye neza? Ati we genda wambaye neza rwose, wambaye neza cyane. Oma na Jude bari basohokanye, ako kanya barakwereka bari bavuye gusangira. Oma ndetse na Jude bageze mu rugo, Jude yaramajije kugeza Oma mu rugo. Akigera hano yari atangiye guserebura, arimo kubyina na mukuru na mushiki we, avuga ati noneho nabigezeho. Ako kanya bongera kutwereka undi munsi Jude yarazaniye ibyo kurya Oma, nk'abantu bari guteretana nyine baba bari kwitanaho cyane. Baratwereka umunsi wakurikiyeho Jude yatumiye Oma ndetse na Kati, baje hano mu rugo baza kuganira, umwe akajya yicarana na mugenzi we baraganira, abandi nabo bari hano hakurya bari kuganira iby'urukundo rwabo. Undi akamubaza ati ese ubona bimeze gute? Undi aramubwira ati nanjye mba mbona bimeze neza rwose, nanjye mba numva amarangamutima agenda azamuka uko bwije n'uko bukeye. Abana nabo bari hano barimo baraganira, igihe cyo gutaha cyarageze. Bamaze kugeza igihe cyo gutaha, Oma afite imodoka yahise yinjiramo we na Kati, barangije baritahira. Barakwereka umunsi ukurikiyeho yaramubwiye ati ese mama uriya musore ko mbona aba ameze nk'uri kugutereta kandi afite gahunda, byibuza wari wamuganirize ku by'ubuzima bwanjye nawe? Undi aramubwira ati oya nta kintu ndamuganiriza, cyane cyane ko mbona ko ibintu bigifite igihe kirekire. Ati nawe reba tumenyanye ibyumweru 2 byonyine, ubwo se urumva nahita amubwira amabanga yacu? Amabanga nayahe bafitanye? Kandi tujya twumva uriya mwana Kati ahamagara Oma ati mama. Arangije bongeye kutwereka nyuma y'iminsi hano Kati yari yaje mu biro bya Jude aho akorera ku kazi, aramubwira ati rero njyewe nje hano kukwihanangiriza, ntabwo nshaka yuko uzababaza mukuru wanjye. Undi aramubwira ati none se kubera iki? Ati niyo mpamvu nje kukwihanangiriza kugira ngo ibyiyumviro umufiteho byose ubishyire hasi, kubera ko nta gahunda afite y'abantu nk'amwe. Ati kandi sinzongere kukubona n'undi munsi, ndakwiyamye ugendere kure mukuru wanjye, ntabwo nshaka abantu bamubabaza n'abamwinjira mu buzima biri aho ngaho. Karabaye hano Kati yari yaje muri ofisi ndetse mwumvisha ibintu abwiye Jude. Ako kanya Jude nk'umuntu ufite umujyanama umwe ari we sister we Cindy yahisemo kuza hano, arangije aramubwira ati sister noneho uzi ibintu byambayeho, wa mwana yaje kunyihanangiriza. Ati buretse wowe ndaje ndabyitaho. Barakwereka bongeye gusohokana hano iyindi nshuro nyinshi cyane, arangije naho yamwambikiye n'imimeta, amusaba kubana nawe byiteka, noneho urukundo rwajya rwaryoha. Barakwereka rero hano yatashye arimo kwereka murumuna we Kati impeta bamwambitse. Undi aramubwira ati ese mama ntabwo ariko urimo kubasha kubyumva? Yego ndishimye cyane, ariko se uriya musore we ntabwo uri kubitekerezaho ko ayaba ari umwe muri ba bandi bazagera aho ngaho bakakwihakana? Ati cyane cyane ndi kugendera ko hari ikintu utaramubwira, naho ubundi ku by'urukundo ndabona ashobora kuba abirimo neza. Barakwereka hano iwabo wa Jude ndetse na Cindy. Hano papa wabo yaraje arababaza ati se ko mbona mwishimye cyane bimeze gute? Undi aramubwira ati bimeze neza papa. Ati none se umukobwa musaza wawe ari kuvuga ko ari mu rukundo nawe uramuzi? Ati ngenda ashaka kumumenya mbere yuko amuzana mu muryango, ntabwo nshaka yuko atuzanira umuntu ujenjetse. Ati papa we humura, numubona nawe nzi yuko uzabyishimira. Ati twahisemo neza. Urabyumva nawe? Muzehe yaratangara avuga ati noneho umuntu na mushiki cyangwa se Cindy nawe avuze yuko ari mwiza. Ako kanya barakwereka bakomeje couple kwishima, baranezerwa bakajya batembera, ndetse hano batangiye no guhitamo ikanzu y'umugeni azambara, ikanzu y'ubukwe. Hano nta wundi muntu urimo kwihitamo, ni Kati ndetse na mama we Oma. Ntabwo turamenya nimba ari mama we, ariko akunda kumuhamagara mama we. Ako kanya filime yarakomeje hano Kati yakomeje kubaza
Oma ati ese ubungubu na n'ubungubu ntabwo uramubwiza ukuri. Undi aramubwira ati ariko nzamubwira, nibinzamo nzamubwira nta kibazo. Bongera kutwereka hano Oma yari yaje hano yicaranye na Cindy, aramubaza ati ese musaza wawe ari hehe? Undi aramubwira ati ubungubu nawe ari hano hafi arimo araza, kuko yari arimo kuza. Arangije aramubwira ati rero hano Oma arahari ariko agiye ku bwiherero ho gatoya, ati ariko ikintu nagusaba Judy, banza umubwize ukuri yuko utamukunda, ibi byose uri kubikora kubera papa. Arangije arambwira ati ariko ntabwo nabimubwira aka kanya, ibyo ngibyo byahita byica ubukwe bwanjye nawe. Kumbi ntabwo yari ari kure, Oma yari ari hano hejuru yabo arimo kubyumva byose ibyo barimo baravuga. Arangije arambwira ati ngo nta rukundo ugira, ibi byose urimo urabikora kubera papa wawe, njyewe uragira ngo mbane nawe kubera papa wawe. Arangije aramubwira ati rero nimba utankunda njyewe umubano wanjye nawe ni ahangaha ugomba guhagararira, rekana nigendere. Ati kuko ibi ngibi ntabwo njye nabishobora, ntibishoboka, ntabwo nabana n'umuntu utankunda, ahubwo we hari ibyo arimo arasigasira. Judy arakomeza kumubwira ati oya Oma ntubifate nabi, njyewe ndagukunda pe, ndagukunda nuko wowe utabasha kubyumva. Oma nta kindi kintu cyabaye, yahise aterura isakoshi ye n'umujinya mwinshi, arangije ahita asohoka mu gipangu. Aramubwira ati kandi ntunkurikire njyewe ntabwo nshaka yuko unkurikira n'undi munsi ngo uraza gusaba imbabazi, koko ntabwo nkunda, igihe cyose tumaranye, ubuzima bwose twacanyemo ntabwo nkunda. Arangije nta kindi cyabaye, yahise afatana ya mpeta yo yari yaramwambitse ayikuramo. Barakwereka ageze hano mu rugo, Kati yaraje aramwegera ati none se bimeze gute mama? Undi aramubwira ati wa musore Judy nasanze ibintu byose arimo gukora agira ngo tubane kubera famiye ye. Barakwereka kumbi nta n'iminota myinshi iracamo, Judy nawe yahise aza, yari yaje akurikiye Oma. Arangije bahise bamusohora nabi cyane. Barakwereka ageze hano mu rugo, yabwiye papa we ndetse na mushiki we Cindy ati ese ni ibiki bikubaye? Undi aramubwira ati aka kanya Oma yanze kumbabarira, gusa ntago yarekereye aho ngaho, yarakomeje arahatiriza, akajya afata umwanya akajya kureba Oma akamusaba imbabazi. Dore ahangaha yari yaje mu rugo rwabo ariko Oma yanze kumubabarira. Arangije aramubwira ati ahubwo genda, twebwe twarakwibagiwe, twakuvanye no mu buzima bwacu, nta kindi cyabaye. Hano Kati yaricaye aramubwira ati mama ni ukuri majije kureba ukuntu uriya musore Judy akwitaho cyangwa se ahangayikishijwe no kuba hagati yawe nawe bitameze neza, rero bibaye byiza wamubabarira rwose, kubera ko ndabona atandukanye n'abandi bose. Reba umusore wakwambitse impeta agakomeza akagukunda, kandi na n'ubu ngubu mufitanye ibibazo ntabwo ashaka guhagarara. Rero mama mubabarire rwose. Barakwereka Judy ari hano asa nkaho ari kuganira na papa we ndetse na Cindy. Hari uwakomanze, kumbi yari Oma. Judy amaze kumukingura aramubwira ati rero narinje hano kugira ngo tuganire iby'urukundo rwacu, nabitekerejeho nsanga ngomba ataragira irindi jambo arenzaho. Arangije aravuga ati Judy uno muntu ninde? Undi aramubwira ati uno ni papa wanjye. Undi avuga ati papa wawe? Ati hoya, noneho narinje kukubabarira ariko ibyanjye nawe birangirira ahangaha pe, ibyanjye nawe birangirira ahangaha. Arangije nta kindi cyabaye, Judy na Oma bahise basohoka birukanka. Arangije nta kindi cyabaye, ibyo byose bimaze kuba, Judy yahise aza hano azana na Oma mu rugo. Arangije aramubwira ati none se Oma kutansobanuriye, ese ubundi kubera iki uno mwana ahora aguhamagara ngo mama? Arangije Kati yahise amubwira ati uno ni mama wanjye rega, nimba ataranabikubwiye uno ni mama wanjye. Arangije ahita amubaza ati none se Oma uno ni umwana wawe? Undi aramubwira ati yego uno ni umwana wanjye, namubyaye nkiri mutoya. Ati kandi uriya papa wawe niwe papa we? Undi aramubwira ati hoya ntabwo bishoboka. Ati yego uriya papa wawe niwe papa wanjye. Ariko Kati yari arimo kuvuga. Arangije ati none se utambwira yuko, ati Oma ntumbwire yuko papa wanjye nawe yaba yarigeze kuguhemukira, kubera ko yigeze guhemukira abakobwa benshi ndetse abatera n'inda. Ni ukuvuga ngo ahubwo Oma hano yatangiye kumusobanurira ati yego rwose papa wawe niko byagenze, kubera ko umunsi umwe mama wanjye yari arwaye kandi mama wanjye yakoraga hariya iwanyu, bityo tubura amafaranga yo kugira ngo mvuze mama wanjye. Nta kindi cyabaye rero naraje nza
ku kazi kwa papa wawe. Arangije arambwira ati kugira ngo amfashe mbone amafaranga yo kuvuza mama wanjye ni uko turi bubanze tukaryamana, twamara kuryamana hanyuma akampereza ayo mafaranga. Dore Oma kera uko yari ameze. Arangije nta kindi cyabaye, Oma yakuyemo inkweto, arangije avuga ati nyakubahwa ni ukuri nta kintu ntari bukore nimba koko uri bumpe amafaranga yo kugira ngo mvuze mama wanjye. Birangije dore barakwereka hano aferi imajije kurangira, umusaza yakuyemo sheke ayihereza Oma, amaze kuyimuhereza aramubwira ati akira ngaho genda ujye kureba mama wawe. Akigera hano atarasohoka, umugore wa muzehe ariwe papa wa ba Judy yaraje amusanga aho ngaho. Kumbi dore na Oma aho yari yagiye kureba mama we, yasanze mama we ubuzima bwamaje kurangira yapfa. Nyuma y'ubwo buzima bwose bugoranye rero, Oma yaje kumenya yuko atwite. Amaze kumenya ko atwite aza hano aza kubibwira umusaza. Amaze kubimubwira aramubwira ati oya njyewe rega ntago ntera inda, ahubwo byaba byiza usohotse aha ngaha. Barakwerekana nyina wabo wa Oma yabanaga nawe yaramwirukanye mu nzu ye. Oma atangira gutyo ubuzima, atangira kubaho yangara ndetse abaho ubuzima bubabaje nk'umwana w'umukobwa. Barakwereka ati narakomeje ndakomeza ndashakisha umwana ndamubyara murera bingoye, ndetse nshakisha n'ukuntu nakomeza gushaka utwo nkora kugira ngo mbeho. Barakwereka rero hano Judy yaje hano yarakaye, arangije aravuga ati papa ibyo wakoze byose birangarutse muri aka kanya, umukobwa nakunze yanyanze kubera wowe. Gusa barakwereka papa we yatangiye kwicuza ndetse arangije arabwira ati babara ugende ubazane bose baze hano duhurire hano tuganire nk'umuryango. Dore Judy hano yari arimo kuganira nawe, aramubwira ati ibyo byose ndabyirengagiza, ubabarire papa wanjye ariko nanjye tubane ndetse urugo rwacu rumererwe neza. Barakwereka hano umusaza yaraje hano asaba imbabazi abana be bose, kubera ko ubu ngubu ni nkaho bose ari abana be. Arangije amaze gusaba imbabazi baramubabarira ndetse Oma ndetse na Judy baje kubana barahirwa, barangije urugo rwabo rurakomera.